Mwiriwe neza nshuti bakunzi ba Jao TV show, njyewe basuhuza ni Jado Artist Official nk'ibisanzwe, umuhungu wanyu mumenyereye, umuhungu w'abanyarwanda, umuzigaba OG. Nk'uko mubizi rero dufite ikiganiro hano, content yitwa Man vs Woman. Uyu munsi rero muri Man vs Woman tuzanye topic igira iti umugabo n'umugore iyo hari ufatiye undi mu makosa ninde byorohera gusaba mugenzi we yahimukiye imbabazi. Nk'uko muri kubibona hano ku ndorerwamo za Jao TV show, ntabwo ndi jyenyine, ndi kumwe n'umukobwa ahangaha Margarita. Hirya gato ndi kumwe na brother witwa Nshimiyimana Kariste. Margarita rero nk'uko muri kubyumva akaba ahagaze mu ruhande rw'igitsina gore cyangwa se abagore. Nshimiyimana Kariste nawe akaba ahagaze mu ruhande rw'abagabo. Nanjye Jado Artist Official nkaba ndi umuhosta kugira ngo iki kiganiro kigende neza. Turatangira tubakira nk'ibisanzwe. Yego. Nubwo tubakira ariko muri abashyitsi basangwa. Mbivuze neza? Yego. Hano ni mu rugo. Marigari, ukurikije uko ikibazo kiri kubaza, umugabo wawe uramutse umufatiye mu ikosa cyangwa se we agufatiye mu ikosa, wumva cyangwa se reka mbigukureho, umugabo n'umugore bafatiranye mu makosa, ninde byorohera gusaba uwo yahemukiye imbabazi? Umuntu usaba imbabazi bwa mbere ni umugore. Byihuse. Uraduha n'ingero ariko. Urugero natanga ni uko nzi neza ko iyo umugabo umufatiye mu ikosa yakoresha uburyo bwose, agahengekereza, agaca bugufi, ariko ijambo mbabarira ntabwo rishobora kuza muri we. Yakoresha ibindi bimenyetso, niba ari n'akagoroba yafataga agatembera ako kanya akakihorera, ariko akaba hafi aho ngaho kugira ngo azimangatanye ibimenyetso. Ariko kuvuga ngo madamu nakosheje imbabarira, ntabwo bibaho. Abivuze yabiki? Yabivuze wamubabarira, yatakaza icyubahiro cy'ubugabo yari afite. Oya, nta n'ikibazo kirimo kuko mbabarira ni nziza, iranubaka. Yego. Bayitinyira ikire, barayitinya. Niba ari ni ukwanga kuva ku izima nyafata ati ntimusaba imbabazi kuko aransuzugura. Aransuzugura, nindamuka mvuze ngo mbabarira azajya n'ubundi ahora abinyurira, ariko nimumeza nkanangira azahama mu rujijo, bityo nikosa ryibagirana. Aha, uko ni kubyumva. Ni nako bibona se? Yanjye niko mbibona, ni nako mbibona. Ni nako kuri kwawe. Karisi, aha hantu urabyumva uti abarimiyeho itaka, aturimiyeho itaka kwa nanjye ndi umugabo. Kubera ko nyine ari umudamu, umugore, umutima w'urugo. Yego. Yagombaga kubivuga gutyo nyine, wenda niko yiyumva, ariko jye siko mbyumva. Ubwo nawe ugiye kuduha ukuri kwawe. Ndi opposite n'ibyo avuze. Yego. Ariko jye mfite impamvu nyinshi nshingiraho igaragaza yuko buriya hagati y'igitsina gore n'igitsina gabo buri wese afite ikintu bita kamere. Yego. Kamere bita kamere y'inarijye. Yego. Urayiremanywa ukayivukana. Uzi icyo ndicyo sha. Yewe rero ntabwo iba mu bagabo gusa, uretse ko hari n'abagabo bagira, iba no mu bagore. Ndemeza rero yuko kandi ndatanga n'ingero yuko burya abagore akenshi bagaragaza uburyo nabo bakomeye cyangwa se bafite ijambo mu rugo, bayoboye. Urugero naguha kugira ngo umenye yuko abagore batoroshye kandi bari bamudakurwa ku ijambo. Uzagura isambu, uyigure mu mafaranga wavunikiye, wapagashije bikugoye, uyazane uyageze mu rugo, uyaguremo isambu. Yego. Mu buryo bwawe wayiteresa atanahari, warayapagashije muri kumwe. Oya, ubwose atazi niyo wayakuye, niba warayibye, niba warayigurije, niba ari so wayaguhaye, ugire gutyo uguremo agasambu, hanyuma umubwire uti ariko ntakennye, reka ngurishe ka gasambu, urebe abo bagore azahita akubwira ati reka sambu yanjye.
isambu yanjye umwigishe umubwire uti reka urabona nitugurisha iriya sambu dushingamo akabotike cyangwa tugure tereka isambu yanjye urumva iyo narige rero igaragaza nyine umugore ufite urugo urukomeyemo kandi ufitemo ijambo yego niyo mpamvu rero ntabwo nashyigikira abagore kuvuga ngo bayihutira gusaba imbabazi no koroha ahubwo aho naho bagira gute baradukanda baba bahari rwose ku buryo nk'ubu nongere ntange n'urugero muri uyu munsi umwe mfite ingero ebyiri z'abantu biyahuye babiri b'abagabo uyu munsi biyahujwe n'iki rero ariko ubwo Imana ibagira uruhuko ridashira ryo rwose biyahujwe n'iki ntago bavuze rumwe n'abagore babo hari ibyo abagore babatsembeye pe inose umwanzuro no kwiyahura kandi umwe azize icyo nari mvuze imitungo yarambwiye ati rwose dushaka ukuntu twabona amafaranga reba abandi barakora ntidukora kandi nta handi hantu dukura amafaranga reka tugurisha isambu tugire ikintu dukora umugore aterekara aramwigisha biranga kandi ngo uwo mutungo wari waraturutse mu maboko y'umugabo niba ari muri banki niba sinzi ukuntu yari yaraguze ako kantu ariko agiye kubibwira umugore aratsimba neza umugabo rero niba aratekereza ati singiye gupfa nk'imbwa nsabiriza kandi mfite n'ibyo navunikiye ngo yiyahuye cyakoze amakosa nawe mugaya nubwo yari umugabo yiyahuye nawe yamwishe nawe urumva byarimbuye umuryango ubwo rero urumva ubwo butagondwa bw'umugore no kutumvikana n'iki n'umugabo yateje ibintu biri ku rwego rwo hejuru yego nuko njye mbyumva bajyaho TV muri iki kiganiro rero aho hasi muri comment section mwemerewe kujyamo mukatubwira namwe uko mubyumva ese koko niba ubwiye umugore uti tugurisha akantu wenda twikeneye ku kintu runaka tudafite akabyanga igisubizo ni ukwiyahura byandika aho hasi muri comment cyangwa se utubwire uti njyewe mbyumva gutya cyangwa se nabigenza gutya Marigari ngaho rero muri gutuma rero dupfa mwaretse tukarya ibintu byacu twakurikiye ntabwo ari twebwe ikibazo ntabwo ari twebwe ikibazo ni iki ntabwo ntekereza ko umugore yafata umwanzuro wo kwanga kugurisha adafite impamvu ese we yaba atsimbaraye kuki hari n'igihe waba atari umutungo wa mbere bari bagurishije wenda bakaba baragurishije agashirira mu gacupa bityo akavuga ati iyi samba ari kuvuga noneho ntabwo nshobora kuyirekura ahubwo niyicare turebe ubundi buryo twakoramo wenda iyi samba wasanga ari nayo yari isigaye ariyo yonyine ari iya nyuma umugore agatsimbarara umugabo nawe akumva ko igisubizo ari ukugurisha ntekereza ko ahubwo habayeho guhubuka k'umugabo kuko umugabo iyo aza gutekereza byanyabyo akicara akaganira n'umugore we ntabwo urwo rupfu rwagakwiriye ubwo umugabo duhita tumugira ikigoryi yahubutse muri make uwo mugore nta kosa afite umugore nta kosa afite ashobora kuba wenda yamubwiye ati rero mugabo wanjye amafaranga uri gushaka wenda niba ari n'ubucuruzi iyi sambu ya mbere ndatwarayigurishije irahomba none twongere dufate n'indi tuyigurishe nanone nayo ahombe ibyiza ni uko iyo sambu turi buyireke wenda tukajya tuyihinga ibishyimbo n'urugero tugasarura n'ibyo bishyimbo wasanga wenda ibyo bwa mbere byarahombye ariko uyu munsi wenda byari burya ntawabimenya byaterwa n'icyabihombe none se niba amafaranga ya mbere wenda yarayajyanye gushaka indi nshoreke amafaranga bakayarya yewe n'icyaha kikagaragara ariko umugabo akaganangira bati ubundi wasanze byuzuye urantegeka mu byanjye nkana icyo cyaba ari ikibazo karisi cyaba ari ikibazo ikibazo kigira kiti uwo mugore kuba yabwira umugabo ati nyamuneka mugabo mwiza reka kariya gasambu tureke kukagurisha dushaka ubundi buryo tubigenzamo uwo mugore yari afite ishingiro cyangwa ntabyo yari afite yaravuze ku kintu cyo kujya inama ngo bicare umugabo ngo yahubutse ariko buriya iyo ikintu kibayeho rimwe kikabaho kabiri ntabwo nibaza ko abantu bahubuka bose
sibyo iyo ni kimwe koko nibyo ntabwo mvuga ngo abagabo ntibahubuka kimwe nuko abagore batabura guhubuka sibyo ntabwo ndacyashingiye turi abantu rega twese turi abantu ndacyashingiye kuri ya miterere ya kamere yacu uko turemye kamere twese dore ko ngo umugore yaremwe akuwe mu mugabo bivuze ngo dusangiye ubuzima imimerere no kuvuga ngo rero habayeho kuganira koko birashoboka ariko dore impamvu hagenda habaho ibibazo bikomeye no gusenyuka kw'imiryango ndacyashimangira yuko ni ubudasangira ibitekerezo umugabo n'umugore bikabura n'ubundi habayeho kuganira hakabaho guca bugufi kwa bombi byakunda ariko na n'ubu urugero dore ko abagore tubita ba mutima w'urugo kuko bafite urugo cyane urugo ruri mu biganza byabo cyane izi ngo zose ubona kandi urabona yuko ziri ku mubare ku ijanisha rinini biba bivuze ngo umugore aho yagenze nabi urugo rugenda nabi ariko banavuga ko ushyize ku ijanisha ingo zubakwa neza zikagira umutekano nizo usanga abapapa bo muri izo ngo bicisha bugufi bagize gutya yego noneho iyo habayeho kuganira no kumvikana bigenda neza iyo habayeho guca bugufi k'umugore guca bugufi k'umugabo bigenda neza abana barerwa neza ndetse na rubanda baza muri urwo rugo bararwishimira ariko ingero tugenda tubona kubera ubutagondwa buhari buriho bugenda buzamuka abagore bitwaga ba mutima w'urugo ubu ntabwo ubu mutima w'urugo bwabo barimo baragenda bwaranze burimo buranga ubu byababaye burimo buranga mu kanya nari nkwaye urugero rw'abiyahura baziza abagore babo kutumvikana nabo none se ubwo ntibihita bishimangira bwa butagondwa ahubwo bw'abagabo kuba bamubwiye bati nyamara tubigenje dutya njyewe uzi uwundi we shaka hari icyumvikana muri aho ngaho ubundi byari bizwi yuko umugabo nyine birumvikana iryo zina ry'ubugabo ryari iry'umugabo gusa ntabwo ryari iry'umugore aho bipfiriye rero ni hehe byarahindutse nta makuru ufite urabyumva byarahindutse ni uko guhinduka rero dore icyo kwateye twatumye umugabo abangikana n'undi mugabo mu rugo kandi ntabwo ebyiri mu gicu ntibibaho nta n'ibihanga bibiri ntibibaho niba yarasomye bibiliya umugabo wita Pawulo yigeze gucecekesha abantu bose ahantu yari yaravuze ubutumwa yarababwiye ati mwa bagore mwe nageze inansanga murasakuza kuruta abagabo bari murabyumva atari ko none genda bategeka iki ati rwose mwa bagore mwe mumbabarire ibintu nabonye niba hari umugore uvuga tuzi ko mutinyuka mugahaguruka hejuru y'abagabo mukavuga niko umuco wari uri ubwo niko wari murabyumva deja niba umugore yaravuye mu mugabo ntabwo yari akwiye hari ahantu atagomba kurenga ahubwo se ndumva akamenyero kavuye ngaho mumenyere kuvuga mwenyine none ibitekerezo byacu aho byaziye ntimushaka kubyumva mushaka ko nyine duhora hasi kandi natwe buryo twatekereza hejuru tugire n'ikindi kintu twubaha hariho n'ishyano riri hari ikintu kiremwe gitegetswe kandi kiremwe nande gitegetswe nande n'Imana yego rero murabyumva kiremwe n'Imana gitegetswe n'Imana noneho rero aho byapfiye uwo ni umugabo kuko niwe waremye murabyumva afite uruhande yahawe n'umugore ahabwa uruhande rwe ariko bombi bakuzuzanya nubwo umugabo ahawe ubugabo ahawe ijambo ahawe agizwe umutwe mu rugo ariko umugore nawe agizwe urugingo agizwe urugingo ni nayo mpamvu rero wavuze kuri biriya bintu byo kugurisha isambu ni nayo mpamvu nyine umugabo afata umwanya akabwira umugore ati mugore wanjye tugurisha ahangaha ni igitekerezo aba yatanze ariko umugore ntabwo ategetswe kuvuga yego gusa nawe yarayemerewe kuko n'ubundi hari impamvu yatumye ugira gute umubaza iyo avuze rero oya ntabwo bigomba kubikosa ngo yazamutse ngo yagiye hejuru ahubwo wowe mugabo kuki utubashye igisubizo yaguhaye n'impamvu zacyo simbyemeye kubera ko wenda niyo sambu dusigaranye urumva bityo
bigatuma nyine mukomeza kubana amahoro kuko igitekerezo urumva ntimwacyumvise kimwe kandi nawe ntiwakomeza kubigenderaho ngo nuko ngo uri umugabo ngo ngombe nce bugufi hoya nanone yego sinaguruka ngo njye hejuru unashatse wanavuga uti ndabugurisha kuko nta nicyo nanagukoraho ariko noneho ubwo twari tukiri mu mibereho y'abantu uburyo bw'ikinyuranyo ko zingana hagati y'umugabo n'umugore ibi ngibi ntabwo kenshi ubu birazamuka muri iyi myaka turi muri ibi binyejana byacu turimo ntabwo ibi bintu byahozeho dukurikije amateka y'abantu baturuta ya ba mama uko bameze bigaragaza yuko ibi bintu byari gakeya bakibaransingana nk'uko amateka avuga umugabo n'avuga umugore uko yari ari bayagenderagaho uko bigatuma basazana bakabyara abana bagakura nibo bagabo bahari nibo perezida n'abaminisitiri bahari ibyo byari bifite umusaruro ukomeye ariko muri iyi myaka turimo sasa imyumvire na rayiti y'abantu uburenganzira bw'abantu igitsina gore wabonye yuko hari akantu nkivuga wari uvuze uti mu kanya utanze urugero uti buryo umugore ntashinzwe kuvuga ngo yego nibyo birumvikana nawe afite ubumuntu bwe afite na role akwiye gukina mu rugo kugira ngo famiye igende umuryango ukure ariko kandi nanone ntabwo kuvuga ngo hoya bikwiye kurema amakimbirane ndaguhate na indi example ku rugo rundi n'umugabo n'umugore ibintu byose bifite ingero birumvikana cyane kuruta hari umugabo ni hano hirya ashobora kuba afunze imyaka myinshi azira umugore siri umugore ariko yizize yego ko yakoze icyaha ariko kandi yari azize umugore dore ko byagenze iyo nkuru yabereye n'urubanza rwabereye mu nteko ku karubanda kuko yari kesi iri ku rwego rwo hejuru umuntu yavuye muri mishoni sibyo aragenda amara amezi 9 umwaka ari hanze ariko mu bibazo yasize yubatse yarahinze imirima yaraguze atereka umugore n'abana ati sigara aha rero yewe ngiye muri mishoni basi azaveyo araza amara iminsi mu rugo n'umugore we n'iki ariko nyine inkuru uko yavugaga ntabwo yewe naturanye nabo ariko kubera ko ari ibintu byabaye mu ruhame inkuru yo yageze kuri bose noneho umugabo rero aje n'udufaranga yarazanye aterura igitekerezo kivuga ngo umugore wanjye rero urabona nanageje kubaka ariko hano hari ikintu kimbangamiye abibwira umugore ndashaka dore urabona njya kubona nkabona umuntu aturutse mu irembo yambukije mu gikari akahita agenda undi agaturuka mu gikari akambutiranya mu rugo hano agahita agira atura urugo ati ndashaka gushyiraho agakorotire abantu ntibajoge hano murabyumva byibuze hakagira sekirite n'abajura ba nijoro ntibagire gute bakagira limite umugore ngo ugiye kwangiza amafaranga ngo ejo njye kumva ngo yashize yego bari babyumva ibyo ni ibintu byabaye ntago ari igitekerezo si n'umugani umugabo agira ngo ni ibintu wenda umugore arazabyumva ntamucira bugufi asohoka arigendera arongera hacaho icyumweru arongera aramubwira ati ko ngiye gushaka umushoferi w'ikamyo akamenera umucanga tugatangira amafaranga tutari twayangiza akankorera cya gikorwa umugore atari kugenda arabivuze ati nakubwiye yuko ari amafaranga utagomba kugira ikintu yakora ati yewe ndatekereza neza ikintu uzakora nuko habaho impaka zimeze zityo yego umugabo we ni ibintu arwaye agize amahirwe utwo dufaranga abonye aratekereza ati wenda no kongera kutubona bizangora yego reka nkore ibi bintu nari maze igihe ntekereza umugore abibanga yego umugabo rero nka bwa bugabo bwacu afata icyemezo cye nk'umuntu w'umugabo aravuga ati genda umugabo ariko ni nanjye wakoreye aya mafaranga ni iki reka nirengagize bino ubwasaguka tuzareba ikindi tuyakoramo ariko mbanze nkora aka kantu aragenda rwihishwa azana imodoka bajya ahantu mu kirombe bayora umucanga imodoka iraza
basi umugore yumva imodoka arimo aravuga ati okay komeza uze umena hano urashyira hano umucanga umugore arasohoka yifata amayunguyungu arabareba mujinyura mwica bamusuzuguye wabyumvise bamaze kumusuzugura ubwo niko abibonye yegera umugabo we ati ndakubwiza ukuri umucanga ntago mumena hano timurebe ahandi mujyana umugabo aramureba aramuseka ubwo arashaka gukora ibikorwa mu rugo iwe niwe nyine ati komeza uze umugore aramwitambika aramusunika ati ahubwo irangonga ati irajya kumena hano ahubwo yangonze ati wowe komeza uze niba umugore yaravuze ati sinshaka guhara amagara ngo mpfe hakiri kare asingiye umushinya umurembeje ahita afata umugabo amukubise urushyi rwa mbere amukubise urwa kabiri umugabo aramureba aramwitegereza atari ku madati uzi yuko hari ibintu njya noroshya ariko kandi atari n'ibintu biri hano hafi bikwiriye urankubita ndimo ndakugirira neza urimo urankubita uzi ikintu yakoze ariko ngo ubwo bari bafite n'ibindi bikimbirane byo gusuzugurwa ngo umugabo yarasuzugurwa cyane bimwe akarenzaho akabyihorera uzi icyo yakoze yahise amufata hano aramukurura agenda ashaka ka gasuka bateza ibishyimbo tamushyira hasi akandagira umutwe arawukubita arawumenagura abyumvise ikibazo cyo gusuzugura hagati ya bwabo byahangana kutumvikana aramwica neza aramushanjagura abaturage barahurura umwana ariruka nka ati muze murebe papa ibyo akoreye mama wabyumvise umugabo agize nabi ariko umva suruse aramwica arangije aguma aho ngaho baraza baramufata niki mu rubanza rwe rwabereye mu ruhame urumva icyo rero urumva ubutagondwa bw'umugore kwemfasayizinga ngo jyewe aha ni iwanjye ndi umugore urumva ntugomba gukora ibyo ushaka urumva nyamara adabanje gutekereza ubundi bagiye gukora bimpungabanyije iki cyangwa se bizanye irihe terambere urumva wo gusa agashyira igitekerezo cy'imbere nta guca bugufi ibyo rero niyo mpamvu ntashyigikira umuntu uvuga ngo abagore twebwe twifutira guca bugufi kuko rwose ni ibintu bigaragara hano hanze birakaze mu bagore no mu bagabo sinshaka kuvuga yuko hatari n'uruhande rw'abagabo bajya mu tubari bakarara mu miferege baririye amafaranga abana babwiriwe ariko kandi izo ni intuze zombi kandi nizo zinubatse urugo izo mpande ebyiri umugabo n'umugore ariko nta mugore uciye bugufi umugore adaciye bugufi guca bugufi ni ukwa bombi ntabwo ari umuntu niyo mpamvu ayo madivorce navugaga izo mpfu z'amafuni habayeho koroherana icyo cyose ntabwo byaba aho ngaho niho nshimangira rero ngo abagore b'iki gihe murakaze cyane murashaka kugera kuri 80 ntabwo manimwe ntekereza itaragize ab'iki gihe Marigari ndakumva reka mbaze abakurikiye ikiganiro uko nabo bari kubyumva Karisita aragira ati abagore ntabwo bo muri iyi minsi tubyongereho ntabwo ngo boroshye ntabwo bihutira guca bugufi ngo basabe imbabazi Margarita nawe akavuga ati abagabo urabazi ntabwo rwose batworohera habe na gato ese wowe ureba kino kiganiro ushyigikiye nde urabyumva gute shyira aho ngaho muri comment section uvuga uti ngewe ndumva ndi kumwe na Karisiti cyangwa se ngewe ndi ku ruhande rwa Margarita ngaho rero urabivuga wiki umugabo arapfuye kubera umugore yanze kugira gute ku ruhande rumwe umugore aba afite ijambo ku mitungo y'umugabo kuko iyo bamaze kujya mu mategeko baba babaye umwe bivuze ngo ibyuriya mugabo yabikorera hehe byagira gute n'umugore aba abifite uruhare kandi aba yanategeka ati bigende bityo n'umugore nawe ibyo yakorera byose baramaze gusezerana ivangamutungo umugabo aba afite kuvuga ati sheri reba kuri ya konte ukuriho amafaranga ya naya uzane tugire dutya none Marigari uracyahamya ko abagore
muca bugufi mugasaba imbabazi. Njyewe ndabihamye cyane, ndabihamya pe. Abagabo bari gufata imyanzuro itaboneye kubera gutsimbaraza. Ikibazo ni kimwe, abo ngabo bibaho bose baba bari mu gicu, kandi koko mwabivuze nta nkube ebyiri mu gicu kimwe. Niba umwe ari hejuru undi aba agomba guca bugufi. Birumvikana ko nko kuri urwo rugero atanze bwa nyuma, umugabo koko yakoze ikosa, yakoze ikosa aritewe n'umugore, birumvikana. Ariko kandi ntabwo yari akwiriye kurikora kuko nawe yafashe umwanzuro batumvikanyeho. Niyo aya mafaranga agenda akayabanira hariya akavuga ati okay, ubwo utabyumva reka nyihorere, tube tuyashyize hariya kugeza igihe ubwonko bwacu buzaturura. Umugabo ari ubikora? Yego. Icyo gihe ari bube ashatse amahoro mu rugo, ndetse bwa buzima babanyemo na mbere bugakomeza, nubwo bwari bubi. Birumvikana ko hari byinshi bipakiye buriya abantu batigeze bamenya, na cyane ko umwe yari yapfuye atari bubashe no kuvuga. Umugabo we usibye gushyirwa hariya bakavuga inkuru uburyo yagenze, hari byinshi byari bihishe hariya, ndetse byanatumaga wenda n'umugabo yafata umwanzuro, kuko wenda n'umugore yari yamuzengera. Wenda rimwe na rimwe ntabwo mvuze ko ushobora gusanga n'umugabo atari bubone uko abivuga kubera ko nyakwigendera atari ahari ngo nawe yisobanure. Yego. Hanyuma rero iyo impamvu rero mvuga ko abagore duca bugufi tugasaba n'imbabazi, iyo aza kuba atapfuye, wenda bari bujye hari amuneko, umugabo akavuga ati jewe nashatse gukora igipangu, umugore aranga, umugore nawe akavuga ati jewe nabonaga ibi n'ibi, wenda urubanza rugakemurwa mu buryo bwarwo bakurikije ibitekerezo bya buri wese. Noneho ntibyabaye rero, wasanga n'umugabo n'ahari yari bugire gutera iburenganurwe, yaza nko kumutera nk'urushya bati runaka na runaka barwanye bapfuye, bakaza kubikemura. Yewe bagaha n'uburenganzira umugabo akavuga ati komeza nta kibazo, komeza nta kibazo, kuko bo ubwabo byabananiye kubikemura, bo ubwabo byaranze, byajemo n'abandi bantu. Icyo gihe hari n'igihe umugore wari mubwira ati mada urabivuga iki, akavuga ati mbabarira numvaga wenda ibyanjye aribyo byari biri imbere, ariko koko ndigaruye. Icyo gihe rero numva ko umugore uko byagenda kose, nubwo dufata imyanzuro mu buryo bw'abagore, ariko iyo hajemo kuyungurura turahubuka. Urumva, turahubuka, ariko si twese, ntabwo ari twese. Kimwe n'uko n'abagabo bose atari ko basaba imbabazi, hariho ababikora kugira ngo urugo rwabo rugire gute, rusigere rusagane. Ariko icyo mpamya cyo ni uko umugore ushaka kubaka, umugore utari ishyano, asaba imbabazi mbere kurusha umugabo nawe ushaka kubaka, nyine utajagaraye. Umugabo ushaka kubaka abambe n'umutima w'urugo, ko mujye mukongera. Niyo mpamvu abagomba kubaciye bugufi. Mbahe urugero rwihuse. Hari ikintu gihangayikishije abantu kijyanye no gucana inyuma. Umugore waciye inyuma umugabo akamwifatira, ntekereza ko mana yanjye nambabarira abanza kuyumva byagorana, kugira ngo umugabo aziyumvishe ko icyo kintu cyabayeho, kugira ngo yumve ijambo mbabarira, byasaba igihe. Umugabo ariko umugore bihagazeho kuko hari ubuhamya bufatika. Hari umugore wigeze kubwirwa na bagenzi be bati umugabo wawe yaguciye inyuma ari kwa runaka, ati aka kanya tuvugana ni hari, ati rero ubwo urumva urugo bari barwokeje. Noneho umugore we ntabwo yahise yihutira kugira umujinya wihuse ngo ajye kureba koko niba ari byo. We yahise afata telefone ahamagara umugabo, ubwa mbere yikuraho, ubwa kabiri yikuraho, ariko ubwa gatatu yaritabye. Umugore arangije aramubwira ati sheri, imari wajyanye hanze ubanguke nanjye ndagukeneye. Urumva ako kantu? Ariko umugabo baramutse bakubwiye ngo mugabo dore umugore wawe
kwa runaka aka kanya tuvugana ari muri gahunda, umugabo wabyitwara muto wakibuka kuza kuvuga ati mugore wanjye njye nahita mvuga ni sheri ngwino tugende byonyine no kubikubwira nisakira irego, ariko ntabwo nabona icyo nisobanura ni ukugera hano ntazi mbese niba nanatashye nta kintu uba wabaye bazatubwira hariya muri komenti. wowe muntu ukurikiye iki kiganiro ndagira ngo nkubaze, uri umugabo mugenzi wanjye, umugore wawe bamufatiye hariya hirya barabikubwiye, uragiye koko usanze nibyo, ese wabyitwaramo gute? aho hasi muri comment section shyiramo igitekerezo cyawe. icyo mvuga uravuga iki kuri ibi ngibi? nuriya ibintu byose wowe umugore wawe bamufashe koko byanyabyo batamubeshyera, ese wamubabariye? ako kazi rero buriya hari uburyo mbonamo ibintu jewe, yego, kandi ngiye mvuga yuko n'abandi bose ariko bakabaye babibona, kubera yuko twese tuba dushaka kubaka umuryango. umuntu wese ushaka kubaka umuryango nuko yakabaye abibona. ubundi ugomba kubanza kumenya agaciro k'umugore wawe ni akahe. ako kantu niko nanjye agaciro k'umugore wawe ni akahe. agaciro k'umugore wawe nuko gusa muryamana, cyangwa se ukwiye kumwiharira gusa mukaryamana, ni ibanga iri hagati ya babiri. ako rero mu bintu bigize umuryango cyangwa bituma umugabo n'umugore bubakana, ako ni akagingo kamwe, ariko hari n'izindi ngingo zituma babana. zituma babana, ako ni kamwe. nkanjye rero ntabwo icyo ngicyo kuba namenye yuko umugore wanjye hari undi mugabo bagiranye relation, ntabwo byatuma ako kanya nshyiraho y'ikisi ngo mvuge ngo birarangiye. kubera yuko yewe agaciro k'umugore wanjye ndakazi, kandi agaciro k'umugore wanjye si uko gusa turyamana, kuba yitwa mutima w'urugo ntabwo ari uko turyamana, ntabwo ari uko turyamana, ahubwo ni mutima w'urugo w'umuryango wanjye. byumva nishyiraho ikisi rero ndaba ndimbuye umuryango. nisha abana, nisha umugore, nanjye nisha nawe. iyo uvuga ako kantu ntabwo wabariye umugore, kubera ko wowe wakiriye nyine icyo kintu yawe, wowe wamukoreye ufite abana, kuko abana banjye nagenda bazabaho bari. reka tujyane. yarebye role zose umugore ajuwa mu rugo, agaciro ke mu rugo, bituma abona ko iryo kosa yakoze ridakwiriye kumucisha umutwe, arebye ku kamaro amumariye. nyine tugiye mu bana, tugiye muri buri detaye zose zo mu rugo, aravuga ati oya, umugore wanjye nkurikije agaciro afite ku rugo rwanjye, nanjye ubwanjye muri rusange, naze ndamubabarira. ntabwo byabuza ko yamubwira ati umugore wankoreye amakosa yakosheje, yego, ariko nanone ntabwo yahita ashyiraho ntabwo bikunda. kubera yuko ndacyabwira abantu badukurikira ngo bibuke kino kintu, be kujya bahubuka ngo bafate imyanzuro ishingiye ku kantu gatoya. ako ni akantu gato. none ndashaka kubaha urugero, wenda nikambabwire ngo wenda nibacira umugani. igikundiro zahabu igira si ukurabagirana kwayo, ahubwo ni ibikoresho biba bizavamo iby'ibyara. agaciro ka zahabu ni ibivamo, ntabwo ari ukurabagirana kwayo. n'agaciro k'umugore ntabwo ari ukuryamana nawe. ariko mwaretse mwa bantu mwe ko mbizi neza ko ntabwo mumpanda ngo noze. reka tujye kuri ntuze ya kabiri. abana baza ryari? bari murabyumva? ku kandi gashami ka kabiri abana baza nyuma. njyewe murambagiza abana badahari, niyo mpamvu ufite agaciro. rero noneho nabo bana badahari mfite agaciro, kandi n'ubundi njyewe nza kubera wowe nawe, urumva? hari icyo uba ushaka kuri jewe, nanjye hari icyo nza ngushaka. noneho bije kurangira ryabanga, njyewe ndamutse ngeze iwawe ugasanga
nta ya myanya y'ibanga jyewe mfite utarabitse ibanga nakitwa umugore bigenze ntayo mfite noneho rero usanze ndayifite birangiye nzengurutse ndagiye nyihereje runaka gute wowe unyumvisha uburyo ushaka kumbabarira kurusha kuva na kera kose ariko abajura bahozeho oya ntabwo njyewe nabanza kubyumva kimwe namwe ntabwo njyewe ntekereza ko yewe ijambo mbabarira naguhaye warima kubera ko wakiriye icyo kintu kuba karisiti yagukozeho ntabwo yakwishe ntacyo n'uraza wuzuye yamwijijisha uvuga ukuntu ibintu biri uvuga uti jewe ibi bintu sinabyihanganira kuko ni nako bimeze urukundo ni iki urukundo ryari igihe rutarahungabana Yesu apfira abantu mu isi nzima yararobanuye aravuga ati bariya kubera ko bakoze ibi ngibi mubo mpfira ntabwo barimo oya ntabwo yigeze arobanura rero uko wakoze icyaha nuko nanjye tuvuga ko turi intungane nkawe ra ariko uko wakoze icyaha nuko nanjye nagikora yes wowe rero ushobora kugikora ukanaza ukanagera mu rugo rwose urumva nkaguha ikaze kuko njye ntacyo naba nagukoraho urumva uri gutaha iwawe rero impamvu z'ibyo ariko uratuntu umuntu bati usubire uvuye usubiraneyo n'akana mwahozemo urumva ibintu byose bigira iyo biva buriya niyo mpamvu kare natangiye mvuga inshingira ku bintu byita kamere n'inarijye kamere rero ni uko turemwe sibyo umuntu wese aremanywe kamere kamere rwose nibavuga kamere nuko nagiye numva mu madini bashaka kuvuga ko kamere ari ikindi kintu ngo umuntu ngo ashobora kwihana kamere ngo akayireka ariko ntago bazi icyo bavuga ubu ntabwo bari wowe ubundi ushaka kwica kamere rimbuka jya mu muriro ukongoke rwose ushishe kamere ipana umunyarwanda yavuze neza aravuga ngo kamere ntikurwa na reka murabyumva ashaka kuvuga yuko kamere nibwo buzima bw'umuntu umwimerere wawe ni uko ukunda umugore cyangwa umwifuza kamere wifitemo ni wowe kamere yawe ni uko wifuza ibiryo washonje ukabirya kamere yawe ni ukureba ibintu ukabikunda by'igikundiro nyine ukabikunda ni uko nguko uremwe abatazi rero kamere noneho mu mateka rero yuko turemwe umugabo yaremwe mu mateka ya kera n'uburyo igitsina gabo n'igitsina gore byagiye bigenda wasangaga igihe abagore bari benshi abagabo ari bakeya kuko amateka yose duhorana ikibazo kirize y'abagabo ihoraho ugasanga bisa nk'aho umugabo ahora yemerewe kubyarana n'umugore urenze umwe biba umuco biba amateka magari cyane ibyo bintu ku buryo ari nabyo bifasha uyu munsi wa none bifasha abagore kuba baresista kuba umugabo yagiye hanze ntibabyumvemo ikintu kiremereye ntabwo ari ubutwari bundi nuko ibyo bintu bimenyerewe bazi ko birahari ni ibintu bisanzwe ashobora no gusimbuka niho imbabazi ziva niho muzikura ahubwo warungereye ahantu hazima ni nayo mpamvu rero namwe mwagendeyeyo ko mutagomba gusaba imbabazi kubera ko mwamenyere ko mugira benshi turazisaba kugira ngo mudasenya urugo ibyo nakoze ni ibiki ba sogokuruza batakoze urumva bikaba biri no mu muco urumva namwe bikaborohereza kudufata kugira urumva wari umuzamukanye yaratarasoza icyo nyine nicyo nashingiragaho mu mpande zose mu mpande zose umugabo afite impande nyinshi zo kurema umuryango ariko afite n'impamvu ashingiraho akaba ariyo mpamvu bw'icyo gihe ndetse n'amateka uko ameze ariko kandi nanone nongere nkwibutse n'ikindi iyo umuryango utangira kubakwa fondasiyo y'umuryango ubundi ni umugabo utangira umugabo niwe fondasiyo y'umuryango urabizi umuhungu atangira apagasa avuga ngo nzabona akabanza nte nyuma y'akabanza akavuga ngo nzabona inkumi imbereye gute urimo urabyumva kandi iyo nkumi yo ntabwo ibibizi ni ibintu ahubwo yo ibitekereza ngo azava he
azaza ryahise urabyumva mu gihe umugabo arimo abyubaka yatangiye projet umushinga urumva ko abagabo rero bafite impamvu nyinshi zo kurinda imiryango yabo kuko nibo baba bazi n'impamvu z'iyo miryango ni nabo bazi agaciro k'umuryango kuko bo baba barashoye cyane baba barashoye cyane iyo mukavuga kare kose mutarinze baba barashoye iyo mukavuga kare kose mutarinze kugora mukavuga ngo twe twamenyereye yuko twebwe twiyobora tugashaka abagore dushaka cyangwa tukajya ahandi dushaka tukabaca inyuma kubera ko byahozeho nyine twabibonye kwa ba sogokuru twebwe tugaca bugufi oya tukavuze ngo ni umurage umurage mwahawe noneho ahubwo twebwe tugomba guca bugufi kuko twabimenyereye na kare kose mwamenyereye ibibi se twamenyereye nyine kutuza nyine mugakora ibyo mushaka ntabwo muri ba nyirandarwemeye kuko ubu uyu munsi wa none aho mutakibereye ba nyirandarwemeye sibyo niho ibibazo bivutiye sibyo kugira ngo wemere ko ingingo nakomeje aho umukobwa ashobora ariyo inagaragara hahandi nababwiraga ni umugabo ushobora kwihanganira ko umugore bamufashe n'ikimenyimenyi y'umugore bamufashe ku karubanda tubona umugabo ntagaragara tubona umugore mugira gute wa mugabo bari kumwe arihe ko tutamubona nuko nyine twebwe nyine ubwo twamenyereye guhondwa twamenyereye guhondwa amakosa wabuze uti genda ariko noneho reka nkubaze ikibazo unsubize nawe yego umugabo buriya mu bikorwa byose by'umugabo akora abapiki abarwana ku muryango abarwana ku muryango niyo yaciye inyuma umugore aba ari kurwana ku muryango guca inyuma rero baza ese burya kuki ataca inyuma umugore wamubanye ibamba watangiye kumubyimba namubwira ati uyu munsi njye nakubwiye ko uzangura igitenge cy'ibihumbi 50 none ukwezi kurashize nanjye ntugire icyo umbaza umugabo yakareba akavuga ati ariko se hanyuma kumva ko igisubizo ari uguca ko ntareba mu mutima w'umugore nzazafungura ryari niho hahandi rero uri bushaka intambara zidashira mu rugo uramutse hanze urababongera amafaranga ndabizi neza ko uyafite kuko utangurira igitenge ubundi kandi ari inshingano umuntu wabanye niwe ubaye nyirabayazana wo gutuma zimena ikibazo kigakemuzwa ikindi kandi wari ufite ubushonje ariko tubizi iyi nishonje iramena yashonje kubera iki hanyuma hahandi ho wagiye ntayo uri bwishyure yo ku buryo wari buri igitenge ukaziricyura ariko kitari cya 50 kitari cya 50 ariko ntekereza ko uwagusabye icya 50 n'icya 20 yagifata ariko unaniwe umugabo arakubwiye ati dore wasabye icya 50 nkorera 2020 rwose unyihanganire nkore nk'amezi 4 nzaba nakibonye utereka ati ahubwo wareba n'uyaguza aho rero hahandi nzahita mbonera yuko yewe nasuzuguwe ntashobora kugira gute ubwo rero basi ugiye guteza ikibazo ubufunga byo bitungo n'umfunga ariko umugabo wafungiranye kuri iyo ngingo mu cyumba baho ku buryo yavuga ngo cyengurane ngo ndagiye yakunize nibo basa uwabashije gufata umwanzuro wo kugenda kubera iyo mpamvu wo kuguhata igiti ntiyabura kutikugira uyu munsi wa none n'izigikubitwa sigaho inshuti bakunzi ba Jabo TV show mukurikiranye iki kiganiro rero man vs woman y'uyu munsi ese umugabo n'umugore ninde wihuta gusaba imbabazi iyo afatiwe mu makosa Karisiti na Margarita ntabwo bari kubyumva kimwe ariko kandi izi ni impaka tujya tugira ngo twubake umuryango nyarwanda ndetse n'abandi bumva ururimi dukoresha rw'ikinyarwanda jya aho ngaho muri comment section nawe usigemo igitekerezo ndetse kandi ufite uburenganzira bwo kusiga utubwiti utaha muzavuge kuri ibi niba ufite inkuru idasanzwe ufite igitekerezo ushaka gukorana natwe ikiganiro cyangwa se gukina filimi na komedi waduhamagara kuri 0788 25 99 48
kandi dore nari nyibagiwe ari nimero yanjye ngiye kugufasha ariko njyewe rero mwari kumwe na Jado Artist Official. Iki kiganiro gisa nkaho tutagisoje neza kubera impamvu zimwe n'izindi, ariko cyane cyane zirimo akagoroba karadufashe. Nari kumwe na Marigarita wakoze cyane. Nari kumwe na Karisiti Nshimiyimana, nawe yagira icyo avuga kuri uyu musozi w'ikiganiro. Nagira ngo abakurikira kino kiganiro tugiranye muri uyu mugoroba, yego, ntitwabura kubibutsa akantu. Ibi byose turabikorera kugira ngo twubake umuryango nyarwanda nyine, kuko biraboneka iyo umuryango utabanye, umugabo n'umugore batabanye neza, yego, abana baba nyine y'ibyo bibazo by'urugo. Nubwo tubona ba mayibobo mu muhanda, abana batiga, abana bapfa cyangwa se bagakura nta mibereho mizima bafite, ku buryo nabo batazagira icyo bimarira. Iyi niyo mpamvu umuntu wese ugiye gushinga urugo, uwubakanye n'uwo bubakanye bagomba kubyitondera bakagira. Kandi nagira ngo mbibutse iki kintu kivuga ngo sobanukirwa ikiyobyabwenge ni iki. Aho abantu bibwire ko kunywa inzoga cyangwa urumogi ari byo kiyobyabwenge. Burya iyo urimo urema amakimbirane na mugenzi wawe uvuga utsimbarara, uba ugiye kumubera ikiyobyabwenge, kuko mu kanya nata ubwenge ashobora kukwica. Ibya bibazo byose bikagira ibiyobyabwenge ubwabyo. Ahubwo ndagushimiye muvandimwe, utanze topiki tuzavugaho nanone tugarutse hano kuri izi ndorerwamo za Jado TV show. Yego. Wenda iyi rizaba ishami mushamikiyeho n'ikiganiro cy'urukundo, abantu bamenye n'urukundo ni iki. Yego. Hano tugira content nyinshi. Hari iyi ngiyi man versus woman, hari urukundo ruganza iteka mu bantu. Aho ngaho wahita ubivugiramo mu bijyanye n'urukundo. Murakoze cyane rero, ibiganiro byacu nakagaruka. Njyewe nari Jado Artist Official Jao, nkaba nari kumwe na Marigarita Mama Jao. Tukaba twari twakiriye umuvandimwe Karisiti Nshimiyimana. Ciao ciao, turabakunda. Hasta la vista. Jado Artist Official ku isonga.